Hello guys, you're welcome to our YouTube channel. Ni Aline and Benita. Yeah. Turabasuhuje mwese abakunzi bacu tubahaye ikaze. Wari ugiye kuzana ngo mwizina ngo ry'ubuwe mu rugiye kuzana ngo mwana. Amuna rukacu. Vuga tume. Guys. Guys, kwe tubakumbuye rero twongeye kugaruka kubana namwe no tubafitiye ari biri tubafitiye insanganyamatsiko kuvuga ngo skabatse ko nanjye gisha. ivuga ngo ese umuntu ashobora gukundana n'umuntu bahuriye kuri social media bagakundana bigashoboka. Murabyumva gute? Shanje bano family bizarre. Zare gute? Muri kuri social media. Mana. Cyokoza wenda rukundu igize amahirwe no kwitari n'umusikama. Uhiye utomboye. Ariko hano kuri wenda ariko kuri social media uri kuvuga ni nyinshi. Social media ni nyinshi. Ni nyinshi. Ariko nazira hafi nyine sirata simuzi ko nazira hafi z'abaza badetingira. Ahari hose ariko nyine byitwa kandi social media. Ni social. Okay. Nibyo. Nyine birashoboka guys mutubwire muri comment. Birashoboka ko umuntu ashobora gukundana n'umuntu wavuye kuri social media urukundo rwabo rukagera kure. Birashoboka. Ariko nyine rero ntibishoboka. Gute uvuga ko bidashoboka? Erega hari urabizi social media muri iminsi bisigaye tubeshya. Nagenda nkahita ndeba agafoto kw'inshuti zanjye ahantu mutayo. Uko yifotoje akanamo nanjye ngiye nkata ku mbuga. Hari igihe cyo hose bizashoboka. Sometimes agiye baposting ibintu bitari ibyawe kandi nanone hari ahantu jyana profile wowe utekereje ushaka bitewe na mood urimo. Nimba nabyutse numva ndi muri mood nziza nkatuti umva ndi lovely girl, lovely boy, whatever. Urumva handi nyine abashyira utwo tuntu tugushitura. Umva ko n'ubundi babahuriye nk'abo bumva urukundo usana nanone urumva harimo akantu none kuko hari igihe usanga umuntu muhuriye muri ubwo buryo usanga kenshi munabeshyanya. Hari igihe mubeshyanya hari rega n'ubundi ibintu byose bitangira ari ukubeshya. Hari ikintu rero batangira ari icyanya byose rero turabizi ko hari igihe nanone bivamo bikavamo urukundo. Iteka ryose bikavamo urukundo usanga nyine murakundanye kumara n'abantu. Ariko njye nyine ikibazo ngiramo urumva haba abafunga umutwe reka mbaga story gatoya. Umushiti wanjye ariko urumva nawe ndibwe ngo n'uyunguyu nagihamara umutekano we. Ariko ubwo niba wamuzi nta kibazo wandike muri comment uvuga umutekano we. Nabyo umutekano wandike hasi ubutubwire ariko njye ntabwo muvuga. Hari umushiti wanjye yeze gukoresha zira app. Ariko zira app nazo zimeze nk'aho ari ubucuruzi nabyo. Apana social media zino dukoresha bisanzwe zino za updating. Rero yahuriyeho n'umusore baramenyana gutyo biraho ariko umukobwa yaragiyeho mu rwego rw'ubushuti. Ariko nyuma yaho nibwo yaje nyine kuzana ibintu nyine bahita bakundana bamaze guhura iki ariko umutipe yamubera amenya ruguru ya ruguru nikoze rero muri ngombwa ruguru rero
uwo mutipe urabizi kuri abahungu baba batangiye kubona amafaranga baba babyimba yumva yuzuye igihugu rero umutipe nawe nyine byagaragara ko ari insibikanye ariko atangiye kubona amafaranga ari wa muntu ukunda kurya amasho hirya no hino sibyo arazayiziza umukobwa wacu bitangaza ashaka ko banajyaho nyiza tingiye guhindura amateka ubwo buti oya ngiye ntabwo nkeneye kuhindura amateka ngiye nkeneye ko ntundukonzi sibyo ntabwo nkeneye kuko urabizi abahungu bose bazatubwira bakuru ngiye gukora ibi n'ibi nta kintu na kimwe arakora ariko mukimenyera ashaka n'umunsi uraca nawe rero nuko byagenze bambwiye ngo agiye kumuhindura ibiki mutipe aza gusubira n'iwabo ibintu nk'ibyo amayo n'igihe pe bakajya bavugana biri ariko nyine irimo ibibazo nyine urabizi communication z'abantu bari kuri long distance biba bigoranye urumva hajemo ikibazo cy'uko wenda hari ukuntu mu minsi ya mbere muba muvugana neza urabizi urukundo byakomeye noneho nyuma yaho tipe yaje guhinduka none akiri iwabo nyine utaratashye yaje guhinduka atangira nyine kwica communication kuvuga gakeya akajya noneho umva complaininga buri kanya abatipe bakunda kubarekunda noneho nk'abo bakitangira kubona amafaranga ababishaka buri kose kuza complaininga nyine akajya ahora complaininga kuko uti okay nta ribi bino ndabihindura ibi nagutya ndahindura gutya na gutya ibindi ndabikora gutya urumva we agerageza kugendera mu murongo w'umutipe ariko umukobwa we yategereje igihe umutipe azajya avuga uti ese ko ngiye ibyo musaba bikora ngiye ibyo nsaba muri kuko ibyo umukobwa we yamubwira ngo ibi birambangana kuko hari ukuntu noneho abatipe uwo mutipe na kongo wowe abandi ntabwo tubizi mutubwire hasi niba ariko namwe mumeze we yageragezaga we umukobwa yageragezaga complaining akawuti n'ibintu bigenda neza umutipe yageragezaga akabikinga ashobora agiye guhindura neza akabishyira ku mukobwa nyine akagaragaza ko umukobwa ari we bitagenda neza yitwaje icyitwa dufuti twatura umuntu akora atanabigambiriye urumva ko n'ubundi urumva ko umuhungu njyewe uko ndi kubyumva urumva ko umuhungu ashobora kuba ariko ari n'umuntu uba usanzwe ameze gutyo usanzwe nyine afite uwo muco nyine sinzi ko nayifata nk'umuco none nyine asanzwe ariyo ngeso yiwe ukaba nyine ashaka kugira ngo ajye wunda ntabwo akurisha imitima abantu ugasanga nyine ugasanga niko ameze n'ubusanzwe niko buriya nicyo kintu buriya ava kuri uwo ashobora kuba yava kuri uwo akajya no ku wundi gutyo atereka kuko urumva nawe ariko kageso ntabwo simbizi neza urumva ntabwo yajya kukubwira ngo detaye zose urumva ntabwo yabimanuka gusa icyo yambwiye cyo umutipe nyine uko yagerageza kumubwira ibitagenda neza kuri we umutipe yashakaga guhindura ameza nyine abigereke kuri uwo mukobwa umunyamakosa buri gihe umukobwa agahora nyine ari ku buryo niba nkubwita ibi n'ibisimbiikunda aho kugira ngo yumve ko ntabikunda ahubwo akabikorera icyo noneho wajya gukomplaininga uti kuki utabihinduye gutya kandi ibyo bihindura nabwo bigahita biba ikindi kibazo akahita ashaka kumwumvisha ko amakosa araye nyine ari mpamvu ugira udukosa akazaza mpamvu za hato na hato turabizi rero tudatinze mu magambo no mu nkuru uwo mutipe rero nyuma yaho haciye n'igihe hafi like nk'amezi 2 yaragarutse mu kugaruka ariko n'ubundi hari ukuntu umuntu agaruka ukabona arimo araguca amazi urabizi tuba twegereye ubundi ko iyo bigeze mu gutereta abatipe aribo bagomba gushyiramo imbaraga yego simvuze ngo abakobwa mugende muryame ariko ubundi umutipe niwe ugomba gushyiramo imbaraga cyane we aba agomba gukora ikintu cyose kituma umumotiva nyine nawe ubona ko ugomba guhaguruka ukagenda ariko uwo mutipe we rwose abo bose bavuze ko ashaka ko ari we bamutereta kweri yitwa yawe we ashaka kuba umukobwa kandi we noneho umuhungu akaba urumva ko yitwaje ko bahuriye kuri social media ntabwo ari kwitwaza ko bahuriye kuri social media ahubwo no kuba bari kureba no kuba ahubwo badahuje like imico urumva bahuriye kuri social media buri wese afite uko yari abayeho n'uko yabayeho o kugira ngo we aza gufokasingaho abashe kukumenya we akajya yita ku bye kandi abatipe sinzi mu tubwiye muri comment ibyo bintu bikunze kuba ugasanga umuntu ntago ashaka kumenya ubuzima bwawe yabaye ashaka kumereza aho ugeze ariko kandi aho ugeze agashaka ko ugendera mu murongo we
agashaka kugenda uko we abyifuza ari nabyo byabaye ku mukobwa nawe rero byaje gukomeza gutyo none agerageje kuganira n'umutipe nyine urumva akunda koga sinzi tugira satani ubona ibimenyetso za red flag zikareba ugakomeza kubanga birahinduka azahinduka gute bizacamo oya sheri rero we ntabwo ari uko byagenze ntabwo byahindutse ahubwo niyo ageze no mu gihugu yagejeje kubimuganirizaho kumubwira ikibazo bagiranye yaramurakaye ahubwo rero birakomera kurenza na mbere ariko nyine ubu ngubu nyine umukobwa asa nkaho nyine arimo aragenda bivamo ahubwo we yarimo arangisha inama mbaza nimba nyine ari bubikomeze cyangwa bivamo gusa we yari yambwiye ko adashaka ko umutipe abimenya yuko arimo arabivamo ariko kubivamo byo arimo arabishaka uko nanjye ndumva yabivamo kuko nawe ari kubivamo urukundo reka nkanze nkubwire tukiri kuri iyo topic ubundi buriya ubundi nanone buriya urukundo yego simvuze ko abantu bari kure badashobora kuba bakundana n'abantu bari kure siko nshatse kuvuga ahubwo bara nanone urukundo bisaba ngo umuntu muganire kandi urubona communication yabagaho habe ikiganiro kandi ntabwo muzajya kuganira ngo muganire kuri telefone oya habe ikiganiro wowe nawe ikibazo cy'uwo mumenyane bihagije akenshi iyo yazanaga ibiganiro biri seriye urumva havagamo ibintu by'intonganya akahita amwumvisha amakosa ye niyo ikosa ryaba ari iryawe ryaba ari irye aho kugira ngo abe responsible y'ibyo yakoze akahita ashaka kubihindurika ku mukobwa utiyoya gutya na gutya wakoze gutya wagenza gutya akahita nyine ahubwo mumugire inama umushuti wanjye ndaza kumubwira aze kureba mu makomenti nawe arebe icyo yakuramo kandi yanakora mumugire inama ese akomeze iyo relationship ameze nk'aho ari gusosinga urumva ko ameze nk'aho ari kuri side love urumva ko we niwe uri gushyiramo ifoto muri relationship cyane kurenza umushaka kandi uravunika harimo imvune hatari kuko nanone urumva ko urumva baramaze kumushyiramo icyizere urumva umuhungu araje akaporocinze murabonanye kandi abakobwa dufite imitima yoroha imitima yoroshye guys dufite imitima yoroshye kandi nyine inakomereka nyine vuba dufite imitima yoroshye kandi inakomereka vuba so rero nyine ukuntu ngewe ndumva mwamugira inama ariko ngiye kwitanya ndumva uwo muhungu yamurika kuko nanone ibintu byose bipfira mu biganiro niba hari ukuntu uvuga ngo umuntu azahinduka ugasanga ahura no kubabarisha umutima birenze uko wari bimereye ugasanga arababaje cyane ariko bitavuze ko bitaguhira kuba we imvura yaranyagiye amabata bikarangira anatoye mu mabati sivuze ko igisenge cyawe kidakomeye hari usanga wenda wowe utomboye ugasanga birashoboka cyane mwandike muri komenti mutubwire icyo yakora nuko namwe mubyumva kuko urumva ni ibintu biba bigoranye cyane iyo umaze no gukunda umuntu wamwimariyemo cyane ko kuba dukunda nabi akantu gato gusa ugasanga ariko nanone iyo relationship ngewe ntabwo ndumva atayigumamo nanjye niko namubwiye ntabwo yayigumamo kuko byatuma ahubwo yababara cyane kuko nanone ntabwo uzi ngo nk'uko ibyo arimo ni biki bari kure we iyo amushaka aramubona ariko umukobwa yamukeneye ntabwo aramubona so bivuze ngo hari ukuntu natwe rero duhatiriza kariya kantu ko gukomeza twumva ko ibintu bizashoboka bizahinduka kariya kantu tukareke mwana tukareke ziriya red flag ukiyibona uvamo wiruka rana we wiruka cyane rero ibintu bya social media ngewe ukuntu byumva bishobora gukunda ko umuntu mwahuza aho usibye ko nazo nabonye zigize nabi ari business kariya mpamvu tunahura n'abamani usanga umuntu nyine barahuye nk'uko kuri YouTube hehe wenda kuri Instagram baramenyanye kuri Facebook ariko ugasanga umuhungu akwijeje bitangaza erega na biriya bintu wirirwa bapostinga ukabona umuntu abayeho lifestyle y'umuntu hari ubuzima ukabona umuntu arahora asohoka guys nimukajya murebera kuri ibyo bintu ngo yapostinze ngo umuntu araryoshya urasohoka ntabwo uzaho byanyuze wasanga atari nawe uri gusohoka ntabwo wabona aho hantu arajya gukorera ikiraka akadoti kanange nifotoze usanga ubuzima abantu benshi baba babamo
ari ubuzima bw'ikira the fake life ya usanga ubuzima babayemo nyine ari ukubeshya ukubayeho kandi atari kubayeho ugasanga n'ubigendeye tubayeho kubera ko tubeshya sibyo rata mbitekereza ko ntabwo babwiye ngo ubeshye kugira ngo wabaho nyine ariko ubeshya wapi ugomba kwerekana ubuzima bwawe ugomba kuba we biyu ukaba wowe ubwawe nyine oya shana none rega nanone shana birafasha kuko bizabituma birafasha ariko hari ikintu nawe utakumva iyo ubaye wowe iyo ubaye wowe ni handi usanga ntabwo ari ikibazo cy'abantu wenda ngo bazagushiraho ahubwo bashaka kugukandamiza bitwaje ko usanga hari n'abagufatirana bitewe nawe wazanye cyangwa se bakanagushiraho birashoboka ariko burangiye naprefera ko banshiraho kurenza uko bazanye ibyarya kuko kabisa niko bimeze nyine ukabaho wowe usubira ubuzima bwo kuba wowe ukuntu bari bwiza yandi uvuga ati iki ryandi njyewe kabisa ndi ngiye cyane ari na byiza cyane niko bimeze kabisa umva nyine uwo mukobwa wacu ntabwo ibintu byaragiye neza umva biracyari mu nzitane ahubwo se n'undi ufite story yanadusharinga mukajya muduha story tukabagira inama ese ubundi reka nkubaze ubundi bari abantu kuri social media kubanga cyangwa se kubatera indobo bibagiraho ingaruka buriya urumva umuntu muri kumwahuriye kuri social media wenda niyo mpamvu utagiye kure ijambo urabona uwo mutipe n'impamvu n'ikintu cyatumye abumva ko yaba ko yakandamiza umukobwa yumva ko nta kintu byita manipulation kumva ko yagira gute kumva ko ikintu cyose iwe niba ari we akora icyo wari umukobwa mu gihe arashaka gukora icyo akora ukabona oya ahubwo ukagufasha ahubwo hari ukuntu umutipe yo muri relationship ashaka ngo ibyo nimba compromise ibintu ntabikunda ubikore direct away kandi ashaka ko nimba kubwira iki gihindure kigendera uhindura ngo oya uvuga ngo uhindura ako kanya nicyo kibazo noneho ntiwirengagize ko buriya ugira ushobora gukora nyine ugasanga ubigendeyemo arabigukandamije uko avuga ati n'ubundi duhuriye social media ni nkuko nawe niko nahura n'abandi urumva nkuko yamwe ntabone ko nawe niko nahura n'abandi guys byaba byiza rero tugiye dushishoza kandi abakobwa tukarekera biranye byo kubona amaredi France tuvuga ngo bizahinduka niba kuri wowe nkuko yatangiye aza kuguteta ko ufitiye umwanya bikarangira abonye akazi ari uko umaze kwemera umuntu mugeze muri relationship nibwo wa mwanya ubuze yaguhaga nibwo kwa kujya gufataga bihindutse cyane cyane no mu ngo bikunze kubaho nuko turi guta topic ariko no mu ngo bibaho ugasanga nimba muri fiançaye oya ahubwo ibintu yagukoreraga sibyo hari ukuntu muri fiançaye burambye umuntu mukajya mugira gute ukamenyereza umuntu ubuzima mwajya mu rugo bigahinduka guys ko mwagize mu rugo nta kintu cyo kigomba guhinduka ugomba gukomeza tedi wamumenye noneho hari ukuntu abakobwa tumeze kuko iyo uhindutse ku bakobwa ariko si twese sibyo ariko abenshi ukuntu tumeze ubona nyine hari ukuntu ufite fiance uri muri relationship sibyo ukajya muri relationship ukamenyana n'umuntu uko bisa kose muramenyana nawe akakumenya nawe mukamenyana ukamubonaho amakosa buriya ikosa wamubonyeho ritari ryiza urumva ugasanga uricara avuze ati azahinduka uri Imana nzamusengera ahinduke guys oya ntabashuke biba byiza rega ntago ari byiza ngo birashoboka ko warihindura birashoboka ko wamubwira ati sheri rega natwe reka ngarukira nabo nabo sibo ntabwo ndi kuvuga abakobwa gusa hari n'igihe umuhungu ashobora gusanga kubona ntabwo ari kundi kuvuga abakobwa gusa agasanga ikosa ku mukobwa akavuga ati umukobwa rero uko bimeze kose azahinduka nzamuhindura nzamusengera oya n'ubundi twese turi kuvuga kuri rusange ariko reka ngarukire ku ruhande rw'abahungu nimba umutipe sibyo umubonyeho ikosa
ntabwo uje ngo umwegere. Hari uburyo natwe reka tubyica, hari uburyo ujya kubwira umukunzi wawe ikibazo afite cyangwa se ikosa mubonye ukabivuga mu buryo butari bwiza. Ese umaze guhaga ugeze ari urabyimbye, undi araje arananiwe, ifite stress ze, afite wenda n'utubazo yagiye ahura natwo ku ruhande ibyo mu rugo n'iki, ubu tuyemo bya bibazo ariko ngo nawe urangatira nurangira utenye. Twige natwe uburyo tutangaza ibibazo byacu, uburyo ukomporeninga ku muntu muguru uti ntibigenda neza, umenye igihe ubivugira naho ubivugira nuko ubivuga, kuko natwe hari igihe usanga tubivuga nabi akari naho havamo ziriya ntandaro zo gushwana no gutandukana. Rero beta yuko twabanza tukitekerezaho, cyangwa mu gihe wumva ko warakaye kubera ibyo bintu ubanza utuze, wabanza ugatuza mbere yuko ugira icyo uhindura. Nyine kuvuga kugenda ugatwikira rimwe, ariko nyine ngiye prefera communication mu rukundo. Communication kandi akaba ari niwe musingi, no nyine mukaganira mukabona ko ahantu ibintu bipfira ko gatisheri ikintu hano kirapfira aha tugihindure. Kandi girls hari ukuntu abakobwa tugira utuntu ukabona nyine muri hari ibintu mutumvikanye n'umukunzi wawe, sibyo? Ukabona nyine umutipe muri kumwe ntago ashaka, kuko nyine adashaka kumva ingingo zawe, sibyo? Cyangwa se wenda uburyo uri kubisobanura wenda bitumvikana, aho kugira ngo uti ntawe ndi gusobanukirwa cyangwa iki, akaba aravuze uti tubihagarike nta kibazo birangiye. Ukajya kwinsist. Oya ntabwo ari ukwensista, ahubwo ukibubona aranawe, ukibona bimeze hari igihe insista kandi guys ubabariramo ni wowe ushiriramo imbere, kuko niba byonyine muba hari ikintu mutumvikanyeho, njye niko mbitekereza nako byemera. Nimba hari ikintu mutumvikanyeho akaba atakicarana nawe ngo mu kiganiro paka gikemutse, muhaguruke mwese mucyumvikanyeho mufashe umwanzuro, akagutaho ngaho ikibazo ni mukirangije, ibyo mwavugagaho ntibikemutse, ibyo wari ugiye kumubwira nabyo byose urumva biba birangiye. Rero byaba byiza uvanye makawe karenge, kuko burya umuntu ukunda ntabwo yakurira umwanya wo kumva. Niyo waba uri kuvuga nk'uti arakumva pe, agutega amatwi, kuko n'ubundi bakunda kumva ubusa tuvuga neza ariko tuvuga. Guys, nukuri njyewe numva kabisa umuntu kuri social media ngiye rwose urukundo rwo kuri social media ushobora rurimo ready kuba nyinshi, ushobora kuba ruzima ariko nanone rukinyesha kuba rubi, ariko nanone kugira ngo bizirike ku rukundo ntabwo bizi none ejo babare ejo sande ahubwo se wavuze ko ari uburyo bicuze none wenda dusuppose ko birakunze birabaye abantu bibaye success, none akujyanye wenda niba ari umutipe cyangwa se umukobwa mwahuriyeho akujyanye nko mu gihugu cy'iwawe, Jesus Christ, ugasanga imyemerere yabo itandukanye n'iwanyu, ugasanga wenda lifestyle warubayeho, ukuntu wambara cyangwa se ukuntu ugaragara, ukuntu muganira, nyine ugasanga bo biratandukanye. Bo barashaka wenda babo bamenyereye nka yuko abakobwa nta kandi kazi kabo ari guteka, kubyara, kwita ku rugo, kandi wowe ufite akazi urakora, uritunze, wambara uko ushaka, ubwo barashaka iyo lifestyle yose arute uyireke wicare umuhungu wabo gutunge. Wabyemera? Guys, biragoye nyine niba usanga bibita bibarira challenge, kuko urumva abantu babiri mu bihugu bitandukanye bafite n'imico itandukanye, ariko yari umuntu mumvikana ntago agendera ku by'ababyeyi. Nabyo ababyeyi avuga ariko rero ko kubona uwo muntu ariko basa avuga ati rafocus nk'ati ntago ababyeyi bazatwubakira ariko nyine guys njye na prefer yuko witonda ngatubwire ko mubigenze. Ese uramutse bibaye akakupropoza mukemerera kubana n'ubwo ari mwabana mutaragiye kureba imiryango, akajya iwanyu urabizi twere n'ubundi ubuzima hari i Kigali buba bworoshye, byaba akarusho iyo ufite amafaranga. Noneho iyo ufite amafaranga niyo waza mana yanjye uri muzijuma. Ariko nyine turetse iby'amafaranga wenda nk'ibyo, ariko urabizi ko hari ahantu ugera rwose igihugu ugeraho akagoti bitagenze gutya ntibigenda gutya. Ubwo ibi bitabaye ibi ntibiba. Gaza ari wowe wabyemeye, wahindura lifestyle wari ubayemo, ugahindura ubuzima bwawe bwose kugira ngo ukunde ubane n'uwo muntu. Ese ubundi uwo muntu we ni muntu ki ushobora gutuma kwemera ko
uhinduka burundu ukareka uwo wari uri we ukaba uwo iwabo bashaka niyo mpamvu kandi n'ubundi ajya kugukunda yagukundiye uwo uri we kuki ashaka ubundi kuki we yemera ko uhinduka kandi niyo mpamvu guys ugomba kumakinga sure ko umuntu social media ugomba kumakinga sure ko nyine muziranye yaziranye azi okay azi agutwara mbere yuko tunabijyamo uti ese iwanyu umuprefe abakobwa bameze bate bakuru baraza wata interview nkamenya nyine umuco wanyu mubaye mute mukunda ibiki nkabanza nkiga no ku muco wanyu birafasha buriya iyo wiga ku gihugu cy'umukunzi wawe biragufasha kuko ubasha kumenya imico yabo ariko nanone tutagiye kure hari sinagombwa kujya kwiga imico y'ukuvuga ngo wenda yijya kwiga imico mu gihugu cyawe ntabwo uvuze ngo uyige uyikore ubashe kubamenya umenye se iyo mico wayihanganira ese bimuramutse mukundanye bikagira ahandi urabizi hari ukuntu ukundana n'umuntu ari imikino bikagira ahandi utabasha kubigarura birabafasha ukamakinga sure yuko ese imico y'iwabo nzabasha kuyihanganira ese niba bambwiye ngo nibi tuhindure nabasha kubikora koko nta kibazo binteje mu buzima bwanjye bwa buri munsi ngiye byabyiza nimba ukundana n'umuntu mudahuje ubwenegihugu mudahuje igihugu n'imico byiza ko baza kumenya imico y'igihugu yo mu gihugu cyawe cyangwa se uko iwabo bo babayeho kuko n'ubundi uwo tureba cyane ni iwabo ukamubaza ukavuga ese iwanyu baprefera umukobwa umeze ute bashaka umukobwa umeze ute ese iwanyu ubundi abagore babayeho bate ko kumenyana nyine abantu bazi ko kumenyana ari ukuri amusohoka ngo murasohotse ngo mugiye murasohotse ukeneye no kumenyana lifestyle y'uwo ukamenya ubuzima bwe bwite ukamenya ese ahashize hayameze hate kugira ngo ashobore kumutwara igihe ushobora kuza asa n'imyitwarire ushobora no kutubona ukabona ntabwo uyishoboye kuba wayihanduringa ahubwo hari n'igihe ushobora guhura avuga ati se imico ye nzayimenya kuyihanduringa ukayimenya cyangwa se utabimenya ntufosinge abantu benshi muri iki gihe ntabwo tubikora ntabwo tubasha kumenya ese umuntu uri gukundana ahashize n'ibihe byamubaje se ni gute yabashije gucarinjinga ibyo bintu birafasha iyo ubashije kumenya ahahise bigufasha no kumenya ukuri mu mutware kuko hari gusanga ukomerekeje umuntu utarubizi ugasanga mwishwaniyemo uzira amakosa utaruzi ko ari ibikosa rero byaba byiza ujye ufata akanya kawe we n'umukunzi wawe mukabiganiraho mukabwirana nyine lifestyle zanyu zahashize cyoti nge nari mbaye gukina gutya ubu ngubu bino bishobora kuba byarahindutse cyangwa byari bitarahindutse ukanamubwira n'uko wifuza kuba wenda wafatwa uti nge nifuza ko iyo nza gukundana n'umuntu byari kugenda gutya ariko wenda kubera iminsi yagiye gutya hari ibi ngibi narabihinduye none ndifuza ko bimera gutya na gutya mukabasha kuganira birafasha kuko abantu benshi turimo turazira gura n'umuntu mu gitondo ngo uko yagusekeje mu gitondo ngo mugiye mukwe ejo icyo gitondo ukindi gikeye tutaduhurira hehe mu nkiko dusinya twa dupapuro wese acana ndaca exemple turako mubanza mukamenyana byimbitse ukamenya ku ruhande rwe ukamumenya nawe ku ruhande rwa akakumenya birafasha cyane kuko bituma nyine birabafasha mwese ku ruhande rwawe n'urwiwe birabafasha ese undi ku bana gushaka ko wakundana n'umuntu kuko dukora mukabigira ibanga ngeze ko mbyumva nyine urukundo rw'ibanga hari bibaho hari ukuntu abantu bakundana ukabona n'umuhungu ntugire umuntu n'umwe wisharinga iyo bya bindi bavuga ngo ukozwe mu ibanga nka bya bindi kubwo inshuti zitabimenya cyangwa se inshuti bawe ukabaho ari we gusa iyo bavuze ibanga wumvise hari ukuba wenda tuvuge ubwo tuvuge noneho ufite inshuti kubera inshuti zawe zitabimenya byanashoboka erega ari ntuzi uko abanzi bawe bava mu nshuti se birashoboka biva ngo birashoboka biraba nyine kuko umwanzi wa mbere ni ariko ndakeka ko nanone urukundo rurimo rwo kumva ko umupatina wawe yaguhisha hamwe birumvikana ariko n'ahandi birumvikana nka kuriya wenda reka dufate urugero sibyo nka kuriya wenda namwe tubwire kuri usanga ukundana n'umuntu akavuga uti ngende ndashaka ko ibintu tugira ibanga wabyemera njye ntabwo nabyemera wowe wabyemera se tubwire
wenda icyo twahishana ni imipango yanjye nawe kuba twakitonda kuba wenda ako sindi kukwiyumvisha none se hari ukuntu nyine hari ukuntu uvuga ngo ibanga wenda ntabwo ubushushanye zibizi wenda hari ukuntu abavandimwe inshuti nyine nk'ibyo ntabwo bagomba kubimenya ese guys mutubwire hari uwo mwigeze wowe uri kutukuri wowe dukurikiye nyine hari uwo mwigeze gukundana arabigusaba ko mwabigira ibanga njyewe ntabwo cyangwa umwana bigize ibanga n'ubu biracyari ibanga nambwira nti ufite umwanya wo kugira wo kuba reka tubone twitekerezeho kuki se wumva ko wajya muri relationship ukayihisha niyihe mpamvu ituma kumva ko wajya muri relationship ukayihisha birashoboka arega abakobwa tumeze nk'abasazi kandi utuntu duto tw'amafuti ariko nitwo twonyine tudukurura tw'amafuti gusa ariko nyine ukadukora muri special way wowe ukora utuntu tw'amafuti ariko mu buryo nyine budasanzwe twe tutatubona ko niba imana yari yabamagariye niba imana yanyandikiye urabizi niyo mpamvu rero hari ushobora gusanga rwose yaragiye abimbata disi muri uwo mubano ugasanga undi mutipa mwuti gukena uti no yewe bijya binanandeka mwari igihe akubwira like tubigira ibanga ukamwemerera shaka simubigise ibanga ese impamvu mugize ibanga rero hari undi musheri we ku ruhande buriya abagira ngo atari wa mukobwa we uragira tubwire wowe mutubwire mudukurikiye murumva ibyo bintu kujya muri relationship n'umuntu bakunda n'umuntu hama noneho uwo muntu muri relationship akakubwira ati ntabwo nshaka ko tubigaragaza ntabwo nshaka ko tubyerura ubwo urumva uwo mubano wabusobanutse cyangwa ntabwo wabusobanutse ese bigeze uhura n'umuntu ukamukunda muri iyo butunguranye hari ukuntu nyine hari ukuntu ugira crush umuntu ibintu bibaho bishoboye oya pana crush I don't mean crush ugenda avuga kuri ugahura n'umuntu ukamukunda nyine mu bintu utari wapanze apana kuvuga ngo biriya bya first sight apana biriya ndavuga ukaba wavu nyine hari ukuntu ibintu bitagiye ari inshuti ugakunda umuntu nyine utateganyije yageze yo kubaho oya ntabwo byambaye navuga ko utabiteganyije utatubwiye ko abantu bose mwakundanye wabaga wabipanze uturanda ndahita nkundana nawe ari kutubeshya niyo murumva atari kutubeshya urumva habaho approaching habaho kuba umuntu yaza akagukora approachinga mugakundana ariko ntabwo njye nabigeranya nko kuvuga ngo nkunze umuntu ndamucrushinze ndamukunze ariko bishobora ndamukunze ako kanya ariko ntabwo nanone twajya muri relationship hari gukunda umuntu hari no kuba wabonye umuntu ukamwishimira cyangwa se mukaba mwanakundana birashoboka birashoboka cyane ahubwo se nka kuriya kurabara abantu bo kuri social media njyewe rero social media njyewe ntazo tutunze gusa kuko social media niho hantu haba fake life ndende mbi kandi inangiza kuko upostingaho ibintu biri butume abandi babona ko ntari cyo uri mu buzima nyine bwizeho burenze kandi ibyo bituma nyine ubaho kandi hari abantu hanze babishimye ariko buriya hari abantu batabikomplika okay nimba uriya yarabashije kugura mu twariganye areba ahantu ageze mu buzima bayeho mana yanjye yewe subiye yewe agenda asigaye ati turekere ibyo bintu usanga abantu benshi bashaka kubaho nk'uko ndabayeho kandi mu by'ukuri biragoye ko waba nk'uko ndabayeho kuko ntabwo uzi uburyo ki yabonyemo ibyo bintu cyangwa se uburyo ki abonamo ibyo bintu ndatekereza ko wabaho wowe ubwawe uko wimereye ntubeho mu buzima bw'abandi kumva ko runaka twariganye afite iPhone runaka ndasaze ndumva ndavuga se uzi iPhone uzi yarayikuye he iyo iPhone wasariye uzi yarayikuye he runaka afite boyfriend afite imodoka yamuguriye imodoka ibintu nk'ibyo guys ni ukuri mureke tube batwebwe social media kandi tuzo kuzitondera zo kudutwara nyine yango
wumve wakunze umuntu ejo urasaze ejo ujya mu rukundo ariko umakinga sure ko utazagera kuko ntabwo kushiduka wasitaye kuko nta kuntu wavuga ngo njye kamubwire pe kamubwize ukuri hari ukuntu uvuga ngo ugiye muri relationship ubu ejo ubonye umuhungu ubonye ameze gutya iri kosa tunariganiyeho sava umuhungu ubona nta kibazo muriganiriyeho ejo ukabona arongeye ahubwo ni uko bisa kose ni umutipe reka mwihorere ndamukunda nta kibazo sinzamureka ariko ko muzamuhinduye gute wakomeje kuhagarara mu majwi cyane iyo murabivuga kimwe kuri ibi birego muri gushinjwa umuhinduye gute cyangwa se umusore wowe uri gukurikiye bahungu mudukurikiye ubonanye umukobwa ikosa runaka muricaye murakundana ego muricaye muriganiriye ejo urongera urimufatiyemo ukambwira ngo nzamuhindura uzamuhindura gute ntabwo wamuhindura ni hano usanga murabanye ugasanga mupfuye akantu gato cyane kandi byarapfiriye muri umubano wanyu mutarabana numva twagakwiye kwitonda cyane iyo twagakwiye kwitonda turi mu rukundo tukitonda nubwo wenda amarangamutima byanga akadutwara ariko tuba tugomba kwitonda mu gihe hatarabaho kuba wamenyana n'umuntu cyane kwitonda ariko hari n'abantu tutirengagije yuko hari n'abantu baba bagize ubucuti bwiza bitewe na social media rwose ariko utitonda ntabwo biba byoroshye ariko se bwira Seventy yagenze ite twagiye mu bya social media mu kose yagenze gute wowe se ubwo yagenze ariko se urambaza ntabwo nari iryamye buriya nanjye nari iryamye haya ntabwo wanyigana nanjye gusenga baze maranyigana reka se ntantebe kukangaye guys kwa gatanu cyangwa kwa kane cyangwa icyo si mutubwiye kwa gatanu cyangwa icyo gihe sinzi n'igihe yabereye kuko nabonaga bitari guys ese mwabonye guys mutubwiye mwabonye babaye gift babaye indabo abatarazibonye mwihangane twihanganane mfashe twihanganane ahubwo se mbwira twihanganane ubundi tukiranga kuri Seventy ubu Seventy ubundi ntabwo nanyuze nkaho wajya mu bucuruzi so ubucuruzi rata siko mubibona nanjye mbona oya ubucuruzi none kamwe ntabwo bwabura kuko uwo munsi nyine wari umunsi abantu murabizi neza abantu bakundana uba wumva ko nyine tipe niyo atakugurira urwo rurabo niyo atakuguriye ataguhaye iyo gift haraca uwambaye ndakurahirira uretse nyine urumva ubucuruzi bwabura Seventy barumva nyine ari umunsi mwiza ntabwo bwabura wahariwe abakundanye niko se byumva nawe numva ugiye guhakarisa wahariwe abakundanye ese we niko byumva ni umunsi wahariwe ubundi abakundanye cyangwa wahariwe abakundanye n'abacuruzi n'ubucuruzi buragenda uretse se nabo bajya okay hari kuko cyane n'abantu bagenda bakazisoma indabo iyo se wagenda ukajya guys mutubwire muri comments wagenda utubwire basore twiganirire wagenda ukajya ahantu mu iduka ukavuga ni mumuri urukweto ushaka guha girlfriend wanjye nshaka kumuha urukweto nshaka kumuha ikanzu runaka ukagenda ukajya mu iduka ukajya ahantu mu iduka ukavuga ngo mubinko ese ubundi ntabwo babikopa kamwe murabigura mutubwire ubundi Seventy ni umunsi ukwiye cyangwa ni umunsi twishyiriyeho ubundi twe ubwacu kuko mbabona tubigira pasoro noneho wagira ngo nyine tubifata nk'umuntu udasanzwe kuko sometimes noneho abantu turi singo twe tureke bya singo twe tuba twishwe n'agahinda tuba turi mu gahinda kataje ndanabasuje abantu dufatanyije urusingo ariko njye sindi singo mube mukomeye ntabwo ndi singo ariko ushatse n'abasingo singo and such ntabwo ndi singo nani guys ntabwo ndi singo ntihatanye tuga kasimbo ngo nawe ngo yararyamye ko nari iryamye nari ariko nyine ubwo mwiba musigaye mutubwira muri commentaire murabona turi simbo cyangwa turabafite mutubwire muri ko turi kubahisha cyane
ariko njye rero ndi byose igitondo kimwe mba ndi single ikindi gitondo mufite undi singles ntumbwire mpagaze guys zimwe byo ntibyoroshye kweri rero aho nta rimwe byigeze byoroshye guys mutubwire muri comment umunsi wa Saint Valentin ese Saint Valentin mutubwire ese Saint Valentin buriya mwabona itagira ingaruka ku bantu badafite abakunzi shaka twese kugenda inyumba nyinshi uzishaka uryamye mutubwire muri commentaire maze mutubwire wabona bitagira ingaruka ku bantu bari single ariko ngiye shagenda zigira n'ukuri kuko uzi noneho uragenda ugasanga abantu bose bagutereranye ntabwo bizi noneho wajya no kuri interineti wascrollinga gato ugakwitana naho bari bapfukamye wahindukira abari muri resitora wagahoterwa mana yanjye katuti mpagaze he niba ukomeye shanjye noneho wumva ko ntararyaho na abadafite abakunzi mwumve mukomeye cyane guys ese ubundi abakundanye gusa n'ubundi bagomba kwishimira Saint Valentin oya n'abana nyine abakundanye bisa abana se barakundanye ndibaza nyine umunsi Saint Valentin umunsi w'abakundana gusa cyangwa ese ubundi umuryango wanga se n'umukunda nawe se kuki mutafata umuryango musohokane mujye hanze mujye show guys nukuri mukajyana abo bakobwa n'abasore kuki mutaza mumfate nanjye mu byari je sindi umuryango mutubwire bamwe mutaza kudufatira nawe wacu hano guys mutubwire ariko ubundi natwe mwakabaye muza kutureba mukavuga uti okay mfite inshuti ariko nkawe koko ufite umusheri kandi uzi ko turi inshuti ukajya kwirya wenyine wumva umeze neza ubwo urayirya ikamanuka utsize inyugira Saint Valentin wabona nawe waranyibese nkaba ndabizi nimba wamubonye umbwire urashaka ko nawe yaranyibese guys ko mutatubwira bakubwira iki Bentano ufite bakubwira mumubwire ashaka arifuza ko Saint Valentin utaha nanjye rwose mujye ntacazo nge ntabwo ngoranye ushobora no kugenda mugafata table yanyu nanjye mukajya kuri iryo gepfa kwamo ujye ubwo seventi nira table nayo igereho facture ni yacu nge ntabwo ngoranye sigera wewe abantu wewe mba munyire sigera tusiko mubona ushobora niba akabaye warabimenyeye kuri date ese ubundi biba bimeze bite bundi buraba mugeze mutubwire uko bimeze ariko maza kandi ngenda guys mutubwire bemeze gute uriya munsi wawifashe gute iyo nta mukunzi ufite wabyifashe gute mutubwire guys uraryama ukumva uratuje kujya kuri phone wa scrolling ukabona byacitse byadogereye ese nari ngize akabazo k'amatsiko ubundi ku bantu bari single twe turi kwivugaho ni mwe nshaka ko mumbwira aho hasi ariko namwe mu bafite mukaba mufite n'inshuti zanyu zagoswe nkazwe nyine ziri single utaracamo namwe atubwira uko izo nshuti zanyu ziziza uno munsi ubundi abantu bari single iyo umunsi ugeze muwiziza mute shangiye simubeshye kwa ko yitsi korinze bitara n'amavalante gusa natekereza ko ngiye nta valante mfite telefone nyiryo urwara nirebera filime nibere mu buriri we niba ariyo mvange nkayiteka nkarya nakora nyine abandi mwica muri kurya n'ugumba bacunga ngo ubuze bagira agwa neza namwe mutubwira aho hasi ese abantu mudafite abakunzi uriya munsi ugeze muziza mute ngiye nababwiye ko nawe mubwire ariko namwe mu bafite mwatubwira nyine tukamenya mukatubwira nyine abashuti banyu batabafite uko babiziza mukaba mwanatubwirega n'uburyo namwe muwiziza tukamenya natwe umunsi bazaba babonetse ko tuzabigira tutazaseberega kuko ubu mwakishima ko duseba warabyumva uti batubwire muri comment nyine bakubwira iki batubwire nyine uko uwo munsi iyo wabaye
nese wenyine ngende kukubaza icyo ndi kubaza wowe wizihiza ute nawe werega wishyize mu baresi wowe wizihiza ute nizizane njya kwisengera ibyo gusa se kuko mana yanjye ahubwo se nari nibagiye kukubaza ubundi kuri Saint Valentin uramutse ufite umukunzi ntagire ikintu na kimwe akumarira nyine ntaguhe impano wenda ugize amahirwe akakwifuriza wenda like Happy Valentine's Day only that ako nako kaba kahagije ariko utubwire wowe wumva bimeze bite kandi igihe ukabura kandi nawe shuke kandi igihe ukabura niyo mana ntubo iryo jambo nube abana ribona niyo mana ntuyibone kandi umufite ariko ngewe buriya ngewe mprefera barumva rero ngiye nimukira ariko nanone ni ikibazo ko ufite umu boyfriend cyangwa umu girlfriend itariki yagera ntaki nakajambo byubuze ubundi se byubuze naragusoromera n'indabo mu muhanda ngakuzanira aho ho kabisa ndajya gusoroma indabo tufate gutyo wenda ngewe ubimenye ko nzakuzanira irusha ubushobozi bwabuze ndagenda soroma ndakuzaniye erega reka nkubwire uzi ko urukundo buriya ngewe uko mbiprefera urukundo buriya kuko gusa umuntu yakweretse urukundo kuko gusa umuntu yakweretse ko byibuze yakuzirikanye umunsi n'akarabo k'igihumbi kaba kazi kaba ukakanyukamo umwasheri akira erega ngewe ni ngombwa mbwire ntukuri kwimana ngewe kino kibazo mbona imaze iminsi nibaza narabuza nkibaza ubundi ni ngombwa yuko baguha indabo mu gitondo byuko ujyana muri puberi koko ngewe mbamba no kugira ngo ube indabo wangura ku gafuka k'umuceri cyangwa ukangurira ayo mavuta cyangwa ibyo birayi nkamenya ko ngiye kurya ifiriti nkajyamo nanibuka uko n'iyo firiti nkajyamo nanibuka ko hari umuntu wigeze kumbwira ubundi se kankubaza uzi ubusobanuro bw'ururabo ubusobanuro bw'ururabo ni uruhera mutubwire muri comment icyo nzi cyo mu gitondo mbyuka nzijyana muri puberi uko bisa kose waruhawe ubusobanuro ariko se kugira ngo ngiye nkubwire ngewe nzazanira indabo zidakoze muri cya kintu cyagutse bana we indabo ngewe nkunda cya kintu za ndabo zimeze gutya za ndabo nizo nkunda ngewe bya bintu za ndabo zindi kuko nzishyira mu mazi n'ubundi mu gitondo mbyuka rwose muri puberi ngewe rero kugira ngo rwose abantu noneho nk'abantu bafite abakunzi babo baba mu mageto abakunzi bibana nyine ngewe naprefera kugira ngo bakuzane za ndabo zajugunye nakwishyurira uko kwezi cy'amezi 2 cyangwa se kuzerera agafuka k'umuceri cyangwa se amavuta cyangwa se ariko uri kwirengagiza ko hari aba badafite ubwo bushobozi njye nanjye navuze ngo kuri abo bibana ariko nyine urumva nawe uzajya kurashira ubwo bushobozi nyine ndafite ubwo bushobozi se nyine ubwo rurabo guys mutubwire iyo firiti mujya kuyirira mu marangi guys mutubwire muri comment abana adafite ubwo bushobozi bwo kwakwishyurira iyo nzu murakundana ariko byibuza kugurira urwo rurabo rwa 10 rwa 5 ararukuzaniye guys ubu hari birenze byo koko ese undi urenze wabashaka amahane wa umukunzi wa Imana ahubwo mbaza ngo byaterwa nuko yabifata ushobora kuba namurabo gusa akishima ushobora kuba namubwira ni sheri mugabo mwiza happy Valentine's Day byonyine gusa usanga yamunyuze kurenza uko navuga ngo ndamusohokanye cyangwa se kurenza uko wavuga ngo uramusohokanye uwo mukobwa mujyanye kuri date abantu nyine biterwa n'intekerezo nuko yabifata ya bintu byo kuri Saint Valentin niba ari uko ndi single ako se guys mwatubabare mukadushakira umukunzi koko wa Benita umukunzi ndamufite ariko ndi single andi nyine ndamufite ariko ndi single andi single ariko icyo kuza kuri Saint Valentin numva nyine ubundi utaremerera umukunzi wawe nyine ntabwo wamuremerera kandi mu gihe ngenda ndatekereza ko ubu ubusanzwe basanzwe bakundana
sibyo basanzwe bakundana abo ndi kubundi musanzwe mukundana Imana ubundi ari sinimvisha ko uwo munsi ariyo watuma mu gihe nahawe mu gihe utahawe ururabo mu gihe umuhungu atabwiwe amagambo mu gihe umukobwa reka tuvuge cyane cyane abakobwa nitwe dukunda kubigira ibintu bya danje nimba umuntu umusore wawe adafite ubushobozi bwo kuba yagukorera adafite ubushobozi wamwumva abantu tumubiye bigoye biragoye ariko bizakemuka iri zuba wowe ryakwakiraho rimwe kanyuka ukabura ubuzima none iyi mvura isigaye ititiza ubwonko rero nsigaye nicaye ubwonko kabera ngo mutubwire muri comment mu gihe umupasi wawe ntacyo afite kandi n'ubundi ubusanzwe mukundana ntabwo uwo munsi ariwe ugiye kuza ko ntekereza ko njye sinzi n'ukuntu ndi gutekereza uwo munsi ni umunsi usanzwe kandi ikindi ntabwo urukundo rushingiye kuri uriya munsi gusa ntabwo rugomba guhagararira hariya cyangwa rutangirira hariya uwo munsi mukundana buri munsi kuba yaguha urwo rurabo ariko nubwo mwumva mbivuga rwose njyewe ushatse kuba yaguha urwo rurabo guys kuba yagusohokana mukajya kuri date kuba yaguha gift zitandukanye ukishima ntabwo bivuze ko uwo munsi n'ubundi ugiye guhindura nk'uko musanzwe mwimereye buri munsi wose aba ari urukundo buri munsi ni urukundo buri munsi aba ari Saint Valentin ariko ifite umuntu ubyubahiriza hari abandi tuta kirida uhita ubyimenyera ikimara gukora akazi kayo ariko ntabwo ari byiza ntabwo ari imico myiza gukundana kuri Saint Valentin gusa kwicara mutegereje gukunda umuzarwekare kuri Saint Valentin bizi gute simbikwifurije ariko ibaze ugize ikibazo se iyo Saint Valentin itaragera cyangwa se nirangira uzongera utegereza igihe Saint Valentin izabera kugira ngo ugaragaze urukundo ntabwo ari byiza urukundo mureke tujye turugaragaza buri munsi umuntu ukunda ubimubwire nturura kubibwira hakiri kare kuko amaso uri kumurebesha n'abandi nabo barayafite kandi barabibona sibyo bata rero kwirinda bita kwivuza kugira ngo ukomeze wicare mutegereje Saint Valentin bazayakumaremo kuri uwo munsi ujye gushyuha umutwe uti ese ndazikura he zashize ujya hambere uzari zashize usanga n'ibiciro byazamutse rugure Saint Valentin itarabaza kugura make birafasha kandi icyizere nakora ni ukubwizanya ukuri sibyo ubwizanya ukuri umubwira uti bebe ino Saint Valentin rwose ko Imana izadushoboza kuzagera sinzaguha ibya mirenge ariko ntimuzakoresha amagambo yanjye uzabiba yanjye gusa nyine biba byiza iyo umumenyesheje imbere kuko abakobwa tugira ewana mu mutwe yafunze nubwo nyine uriya munsi tuba twawutuze nk'umunsi nyine dukora ikintu cyitwa overthinking dutekereza cyane buri kantu kose tuba turi kandi guys niyo mpamvu biba byiza iyo tumenyesheje imbere ukatubwira uti rero sinzi uriya munsi ukuntu nzahamagaze rero nugira icyo ubona kandi nugira n'icyo utabona nabyo akicara abizi ayiteguye byombi ariko biriya bintu byanyu byo kuba wenda baramumenyereje kumukorera Saint Valentin buri gihe kugira ikintu umumenyera wangize uwo munsi yagera ntibe wenda warakubiswe utaranabimubwiye byari byacu nyine by'abasore nako babirarira avuga ngo buriya bizacamo cyangwa se umukobwa ari kwirarira ngo bizacamo hari igihe ugera kuri uwo munsi rero byanze rwose ukabona nawe upfunda imitwe inzugi zikakwanga amadirishya akakureba akakubona nk'aho atakuzi wanayafungura akanga abakobwa nyine bakobwa tugerageze n'uwo munsi twishyiremo ko ari umunsi usanzwe twiterwa pressure nuko bagenzi bacu ngo bahawe impano twiterwa pressure nuko mugenzi wawe ni kwa meza ariko wese ko umeze ntabwo kuriya ari ukuntu noneho ureka Yesu Kristo bamuhaye imodoka bamaranye ukwezi gusa kuriya urabizi kuriya kuntu abantu bashyira nk'amakapu hari amakapu tuba twemera ariko ari amakapu nyine nuko aba ari imbere ya kamera inyuma ya kamera tuzi uko biba bimeze ugasanga wenda imbere ya kamera turabibona ko ni gutya ariko wenda behind the camera ntabwo tuzi ibijya mbere niyo mpamvu ugomba kwirinda nka kuriya ubonye ngo baraje baratubuye uti tumaranye ukwezi abana bahise bamukubita imodoka bamaranye ukwezi wowe wareba umuntu wo mumaranye imyaka 5
usibye nta n'ikindi kintu aratekereza muri ubu buzima urumva rero guys twirinde gushidurwa n'ibyo tubonaga abandi bapositive abandi bagezeho ureba ujya gutera stress ureba kuriya bamukoreye ibi bamaze uriya yamukoreye kuko ayafite kandi nawe ntabwo yamukoreye ku buryo afite icyo yatanze yasacrificinze kugira ibyo bintu bigereho ntujye kuri pressure icyambere cyo ashobora kuba yaratanze iyo time ye yaritwaye neza we uracyari mu isuzuma wenda ntabwo byiza nawe cijije isuzuma gusa nawe urabizi nyine ko nukuri twagushyirwaho pressure n'abavuga niko uriya byagenze icyo kintu twanavugagaho yakorewe ibi ngo nawe ujye icyo kintu twanavugagaho tuvuga ati wiba uko umugenzi wawe ameze ahubwo we baba wowe relationship wowe uko wowe umeze nta kibazo wowe wakira relationship yawe uko umeze kandi ikindi witerwa pressure nawe uko bagenzi bawe bameze ngo usare mbere nk'umusazi upanike uwo munsi upanike umere nk'umusazi wapi aho wowe wowe njye mutantwara ngo mugire agatangiza guys rero ikindi kintu kumenya ko urukundo rudashingiye ku mpano exactly reka no kukubwira mu gitondo uti kuri se bantaga bamagara uti ngenda gukunda ariko njye uzamuvuga nkunda gusa nako nta kibazo urukundo urihangana ni ukubabarira ushobora kubabaga bagutishanda gukunda ariko siko mutumye hari abantu ibintu byo kuvuga ngo uradukunda kandi utubwira buri munsi tuba dukeneye kumva ibintu bishya abakobwa dukunda kumva ibintu bishyashya bivuga ariko mu bundi buryo uhindure nyine sije wowe usaba no kuva kuri ya sije ariko ugahindura uburyo bigaragaza ugahindura ifoto aho utiriwe nawe umunsi yarebaga left right ugahindura ariko nyine tujye tureba kure tujye tureka kubangamirana nanone biba bintu abakobwa twishyizemo ngo abahungu bagomba ariko Dani mbese twarakundanye n'uko ndi umukene aho nta kintu ugomba kumbaza ariko yewe niba dukundana ubwo tayari bombo yawe urayandikiwe wikumva ko bakobwa wikumva ko umuhungu uwo munsi wageze cyangwa se muri relationship kumva ko umuhungu byose ariko nawe ugomba gushyiraho akawe nk'umukobwa ukereka umuhungu ko muri kumwe you are the queen ugomba kwigaragaza ukavuga ati ndi kumwe nawe shirire kanga ukamuha impano ukamwereka ku rukundo witegereza ko uwo munsi uzagera akaba ari kumwereka ko umuhaye iyo gift no gift rero ntabwo bisaba ibintu birenze hari igihe ushobora kuba waramugurira bombo big daddy ukayimuhereza ungatushe big daddy yarahenze kwiyamamaza ubundi baratwishyuye ko nzi kwivuga ariko yaranahenze bombo nyine yo kugati nicyo uravugaga ukabaye nk'ungati sheri bombo yo kugati ashyira mu ndabuze uyimba disi ndagukunda ntabwo ari uyu munsi gusa ahubwo ni umunsi wose banga abantu bamwe batari bazi uzi ko hari n'abizihiza Saint Valentin kugira ngo birinde ibibazo mu rukundo atari kuba ngo nyine like barabyishimiye cyangwa se ni ibintu bibarimo hataza kugurumana ngo ntacyo nakoze akajya kuri pressure akaba ari gutegura ariko kuri we nyine bitari bimurimo atari na plan yiwe kugira ngo nyine yirinde amatiku hagati yanyu cyangwa intonganya utaza kuzana ibintu bya uriya wabibonye reba abandi reba karaga couple protocole wanjye reba abandi kuru babayeho abandi bayizihije kuki wowe ntabwo ari ibintu bigoye oya ibyo bintu tubihagarike myumvire nimba wumva ko muri wese baratatu utuntu twawe bimubwire gutingiye rwose oya ariko nawe making sure ko hari icyo uzasimbuza Saint Valentin n'icyo uzagiye Saint Valentin n'icyo sigiye Saint Valentin n'icyo yose yigire igiye Saint Valentin wibwira ko wamuhaye Imana ariko Saint Valentin igeze ariko uzuko kuri Saint Valentin nawe tubwire kandi buriya wasaga hari n'abari kudukurikirana nabo byabaye uzi ko hari abantu batandukana kubera ko Saint Valentin itagenze uko babishakaga ko atakiriye impano yashakaga nyine ni ikibazo abantu dukunze guhura nacyo we nimba yitezeho uti
wenda umaze iminsi muvuga ku kibazo wenda cya telefone sibyo aribona ko ufite agatelefone ka make sibyo nk'aka kanjye wagiza ukavuga uti ubwo sheri bizi buraza azibwiriza kuri Sebantu nshobora kwakira cyangwa wenda kuko yabikubajijeho kumva ko ari uko bizagenda oya guys duhindura imyumvire uko utekereza ibintu bigomba kugenda ubwo ko yakwiyeretse ni kwari uko ibyo yakuzaniye ni ibyo yarashoboye kandi buramunyurwa no kuba umuntu akwiyeretse uko ari rega nibaga batari bazi buriya niyo yakuzanira ako yasoromye ku baturanyi karuta kandi wenda yanibye ariko se yanibye wenda yanakibada akaba yakuzanira ariko yakuherwa kuko agukunze ariko mu by'ukuri nyine kandi ahubwo tugira ibintu byinshi bategura bya plan A na akira nyine ubwo niba uriya bidakunze andi uzamuha ibi akira umukunzi wawe akira nyine uko ari umwakira yes rero guys mwakoze kubana natwe ubwo baratubwira byinshi aho ngaho twagombye kuba twavuzeho wenda tuzabivugeho sibyo mujye mutubwira nka topic twaganiraho mutubwire twe ngera ngo na prefer ko batubwira wenda njye nikundira ibibazo nyine bihuriweho n'abantu benshi tuti tubayeho gutya muri ubu buzima bivugeho cyangwa se akantu ubona ko kagira impinduka mu buzima bwacu bwa buri munsi cyangwa se urubyiruko murabibona ko urubyiruko muri iyi minsi tumeze ukuntu icyatsi ukamwana hari igihe umuntu aba afite n'ikibazo runaka akaba yumva wenda twamugira inama akaba yatubwira muri comment ushobora no kuba ufite ikibazo ushobora kuba watwandikira icyo kibazo cyawe tukazakikubwirira tukazakigutangariza hano tukareba bakakugira inama ukayakugira ikintu wagikemura neza utishinja cyane hari ukuntu nyine kubera ko uba ugiye gufata umwanzuro uri wenyine kandi wabize umutwe umwe wigira inama yo gusara rero iyo uhuye n'umuryango hano bakakugira inama ukanga ikibazo cyawe bakakugira inama birafasha ubasha no kuva abantu benshi ukuntu ibintu babitekerezaho guys ni ukuri mutwereka urukundo mukande subscribe comment and share mukande mukazogera kugira ngo ibiganiro dukoze bijye bibageraho kandi ikindi guys rwose akantu ko kudushyigikira akantu kari ingenzi binadutera motivation yo kuba twabasha gukora n'ubutaha binatuma tugira imbaraga zo gukora sibyo rwose abangora guys niko mubibona ndamugora cyangwa turagorana guys mutubwire muri comment uko mubyumva uko mubifata ubutaha tuzongere tubane mutwereke urukundo mutwereke ko mudushyigikiye hano ariko bafite ibibazo nabasigira hano hari ibibazo nari nateganyije kuri iyi topic y'uyu munsi kamusomere namwe muze kukwandikira hasi mudusubize icya mbere rero warabiki wakimenya ute so wowe wemera ko urukundo rwavutse kuri social media rushobora kuramba ese nimba rwaramba ni ukubera iki icya mbere icya kabiri fora ntabwo utarafora nubwo mbizi ko ntabwo uzi ariko guys ikibazo cya kabiri wigeze ugira umubano ukomeye n'umuntu mwamenyanye nyine ku mbuga ese byagenze bite mumenyana nabwo wadusangiza inkuru yawe yafasha abantu benshi urabizi abantu benshi tuhita twirukanya muri komenti kureba ibyo abandi bavuze ushobora kudusangiza uburyo wawe byagenze bikaba byanamufasha ugasanga wenda inkuru yawe ijya guhura n'iyo arimo aracamo akaba yanamenya n'uko yitwara ikindi kibazo rero please ibibazo ntabwo ari njye ugomba kubisubiza mugomba kubimbwira kugira ngo nanjye nyumvireho urabizi nanjye ntakomeze mutubwire guys ese mubona hari itandukaniro rinini hagati y'urukundo rutangiriye kuri social media n'urukundo rusanzwe itandukaniro ririmo kuko umuntu mwahuye akakubona agagukunda uko mwahuye n'uwo mwahuriye kuri social media fake profile fake life
ikindi kibazo ari nacyo cya nyuma, ese hari abantu babeshya urukundo kuri social media kubera amafaranga cyangwa impamvu zabo bwite? urabivugaho iki? byaba byarakubayeho? byaba byarakubayeho? mutubwire guys byabayeho cyangwa se nawe ubwawe barabikoze? cyase byakubayeho nawe yandika utubwire guys. Ni ukuri ibi bibazo tuba tubasigiye bituma hari benshi nyine ibitekerezo byanyu bituma hari benshi bifasha baba bari muri ubwo buzima cyangwa se bari kubucamo muri ako kanya bikaba byabafasha. ese rero twabafasha ibibazo tukaza kubyandika wenda hasi byabashe kubonera nuko twabyandika hasi byabashe kubaza rero tutekereza turabakunda guys nazo mutwe urukundo rero rwose ntibagirwe gukanda subscribe, share and comment, tutibagiwe n'akazogera kugira ngo mujye mubasha kubona ibiganiro tubagezaho buri munsi kandi byaba byiza mugiye muduha n'ibitekerezo mukatubwira n'ibyo mubona bitagenze neza twahindura. reka twe turi hano kubera mwebwe guys, turi hano kugira ngo tubagezeho ibyiza, turi hano kugira ngo natwe dushyigikire. rero mudufashe kumva ko abo turi kubikorera nabo batwitayeho, mudushyigikire kandi muzi ko gushyigikirwa ari byiza, uzi ko n'abantu bagushyigikiye kweri. nawe ntucikwe kuba umwe muri bo mu bantu bagiye kumva ko hari icyahinduka. rero guys murakoze, ngo tuzabure mu kiganiro cy'utaha. Ciao, turabakunda.